nitwa Nishimwe Joyeuse, ndi umurezi ku ishuri ryisumbuye ryitiriwe Mutagatifu Raphael, nkaba nigisha isomo ry'icyongereza mu mwaka wa 2 ndetse n'uwa 4 indimi, nyigisha n'isomo rya psychology mu mwaka wa 4 arts and humanities. Amanota rwose twatangiye kuyandika muri Kamisi. Ubu ngubu turi mu gihe cy'ibizamini, byumvikane ko amanota y'amasuzuma tuyafite abenshi nko ku kigero cya 70% bamaze kuyashyira muri Kamisi, ndetse n'abandi twihaye intego ko tugomba kurara uyu munsi tuyashyizemo kugira ngo ibizamini ubwo tuzarangiza gukosora, ni inama batugiriye uko umuntu arangije gukosora agahita ashyiramo amanota, bizakuraho na yambogamizi yo kuvuga ngo turi kurwanira kuri system, bikaba byadushyerereza guha abana umusaruro cyangwa se indangamanota zabo. Ndashimira Nesa yadutekerejeho nk'abarezi, tukaba natwe tugiye kugendana n'icyerekezo cy'igihugu dukoresha ICT mu kurikodinga amanota. Ubu ngubu rwose iragenda neza kuko nkanjye nagerageje, ariko nta munyeshuri n'umwe nigeze mpa amanota ngo bitware byibuze n'amasegonda biratarajyamo. Bikomeje gutya rero byadufasha cyane. Nitwa Pastor Dufatanye Frodouard, ni umuyobozi wa GS Kivumu. GS Kivumu ni ishuri riherereye mu murenge wa Kimonyi, akarere ka Musanze, intara y'Amajyaruguru. Harimo ibintu byinshi by'amakuru byongewemo ku buryo bugaragaza n'umwarimu utarashyiramo amanota cyangwa se washizemo amanota arenze ayateganijwe, ariko mbere ntabwo byabagaho. Hari ubwo umwarimu yashiragamo n'amanota arenze akorerwaho. Ikindi ni uko directeur nawe azabona umwanya mwiza wo kuba yasohora mu mashini indangamanota. Indangamanota zizaba zizewe cyane kubera ko mwarimu azaba yashizemo amanota, class teacher nawe yarebye ko arimo neza, noneho umuyobozi w'ishuri cyangwa umuyobozi w'ishuri wungirije aze gusohora za ndangamanota aziha abanyeshuri. Bimwe mu byifuzo dufite, systeme turabanza kwishima kuko uburyo bayikozemo barayinogeje, yakozwe neza, ariko ku rwego rwa head teacher cyangwa se umuyobozi wungirije ushinzwe amasomo, nta hantu hagaragaza report, progressive report igaragaza uko abarimu aho bageze bashira amanota muri system. Harimo usangamo dashboard, ugasangamo my school, ahantu ushobora kubona abarimu n'amasomo bafite, ariko nta hantu hagaragaza ushobora kubona aho igikorwa kigeze cyo gushira amanota muri system. Rero tukaba twifuza ko ibyo nabyo byazahabwa agaciro cyane ku mwarimu ndetse na class teacher baba babonye aho bigeze. Murakoze. Tugiye gusubira ku bigo by'amashuri, hanyuma dusobanurira abarimu ko system ukora, ndetse tubasobanurire na buri wese n'inshingano afite kugira ngo ari amanota abe yizewe kandi ari muri systeme neza, kugira ngo indangamanota zizasohoka zizabe zimeze neza. Ibi bitarakorwa kugeza uyu munsi kugira ngo amanota abe yajyamo, iyi systeme turi gukora ni version nshya itandukanye niyo twakoreshaga mbere, ku buryo abarimu abenshi turacyakomeza kubasobanurira no kubafasha kugira ngo bafungure ama accounts. Ikikurikiyeho kandi ni ukumenyesha class teacher inshingano ze, kuko twabonye ko harimo kwa approve amanota bamaze gushiramo, ndetse rimwe na rimwe akaba ya rejecting iyo hagaragaye ko hari error yabonetse mu gushira ayo manota muri system. Ubwo rero bakwiriye kubanza kubihugurirwa, bakabyerekwa. Twabonye na note bigaragaza cyangwa se guide, biroroshye cyane kugenda tukabisobanura, kandi mu gihe cya vuba mu minsi itarenze 2 amanota agatangira kandikwa. Twari rero mu mahugurwa ya Kamisi, amahugurwa yadusobanuriraga uburyo tugiye kuzashyira amanota y'abanyeshuri muri systeme, ndetse kugeza tubonye na birote zabo bagomba gutahana mu mpera z'iki gihembwe cya mbere. Aya mahugurwa rero yaringira akamaro cyane kuko iyi systeme n'ubundi twe dusanzwe tuyikoresha, ariko hari uburyo yagiye hindukwamo, ku buryo twashiragamo amakuru hari byagiye bihinduka. Turashimira rero Nesa kuba yarabonye ko bitatworohera kubikora itabigizemo uruhare, ikadutegurira aya mahugurwa. Tukaba twiza rero ko nyuma y'amahugurwa tugiye gufasha abarimu
cyane ko bamwe muri bo twari kumwe no mu mahugurwa hari wari wabahagarariye, tugiye kubafasha uburyo bwo gushyira amanota muri sisiteme ko twamaze kubisobanukirwa. Hanyuma kandi badufashije no kubona umwarimu uhagarariye buri shuri uzajya udufasha guhuza amanota y'ishuri rye. Ibyo nabyo tukaba turamufasha kumenya inshingano azajya dufasha, kandi tukaba tubona nabikora neza nawe bizatugira umumaro, bityo bigatuma imbogamizi nyinshi twajyaga duhura nazo z'uko hari igihe amanota agera igihe cyo kuba yamaze kuzura muri kamisi, mbese igihe cyo gutanga birote kikagera tutarabona amanota. Nkaba ntekereza ko bitazongera kubaho. Twizeye ko turi buze gufatanya n'abarimu gushyira amanota muri kamisi bikagenda neza, kandi birote z'igihembwe zikazabonekera igihe. Turagenda dusobanurira abarimu bitarenze uyu munsi uburyo bwo gushyira amanota muri kamisi, cyane cyane ko uyu munsi ari no kuwa gatatu tuba dufite gahunda ya CPD. Turi buze rero gukoresha n'uwo mwanya ku buryo twizera ko bitarenze ejo mu gitondo abarimu bazaba batangiye gushyiramo amanota y'amasuzuma yakozwe mbere, hanyuma bagategereza gushyiramo ay'ibizamini igihe bizaba birangiye, ariko andi baramaze kuyashiramo. Nitwa Twahirwa Emmanuel, nkaba ndi umurezi ku kigo cya Serafari Rambura kiri mu karere ka Nyabihu. Uyu munsi tukaba twabonanye n'abantu baje kudufasha mu gukoresha kamisi version ya 2. Twaganiye nabo, byagenze neza, badushishikarije ko dushiramo amanota kandi tukajya tubikora neza kuko nayo bayikosoye ikabigenda neza. Nkurikije uko nabonye bimeze, Nesa yarayivuguruye kandi n'uburyo washiragamo amanota ukabona ntago biri kwihuta kubera ikoranabuhanga bashizemo. Ndabona byaragenze neza. Niturangiza gukora amanota y'igihembwe cya mbere tuzashiramo tukareba ukuntu bireti zazimeze, ariko tugereranije n'uko iya mbere yari iri ntago twabimenya neza, ariko ndateka ko bizaba bimeze neza kuko n'ubundi byose bijyanye n'ikoranabuhanga kandi network zikagenda neza tukaba tuzifite. Ubwo ndumva nta kibazo. Ni ukuvuga ngo amanota y'igihembwe cya mbere turi mu bizamini, ubu ngubu nibirangira tuzashiramo. Tekereza ko ntago byatwara nk'icyumweru kuba umuntu yarangije. Nkibona kubona amanota nkosora nshiramo bizahita byihuta nta kibazo. Murakoze. Ndi Padiri Jean Bosco Mugiraneza, nkaba nkorera ubutumwa muri paruwasi ya Rambura, ariko nkaba n'umuyobozi w'iri shuri, urwunge rw'amashuri twisunze Mutagatifu Raphael. Uyu munsi rero twari dufite amahugurwa kuri kamisi verisiyo ya 2, kubera ko habayeho na verisiyo ya mbere. Birumvikana amahugurwa dukoze ku nshuro ya 2. Ku nshuro ya mbere twakoze amahugurwa dukereye amakonte, hanyuma uyu munsi noneho haba amahugurwa yo kugira ngo amanota ashobore kugera muri iyo sisiteme ndetse na bilete zizashobore gukorwa. Byabaye ku mpande z'abayobozi b'amashuri, ibigo by'amashuri, abashinzwe amasomo, ariko kandi n'abarimu. Ndashimira rero Nesa kubera yuko habayeho nyine ayo mavugururwa yabayeho kugira ngo basubize ibibazo byari bihari ku bijyanye na verisiyo ya mbere, kubera yuko byagaragazaga intege nkeya iyo abantu bahuriragaho ari benshi, ndetse ariko kandi ikaba byaragaragaraga ku buryo buri rusange ko itari perfection. Ntabwo ndavuga wenda ngo iyi ngiyi byakemutse, ariko nta nubwo ndavuga ko bihari, ahubwo nkurikije uko nabibonye twiteze ko noneho bizagenda neza, kubera yuko nabo mu kuduhugura bagarutse kuri izo nzitizi natwe twagiye duhura nazo, izo mbogamizi, ibyo bibazo, batubwira yuko ari uburyo bwo kubikemura. Tukaba twiteguye rero kandi twiteze ko bizagenda neza nkurikije uburyo noneho verisiyo ya 2 batweretse ikora. Murakoze. Ku bijyanye no kwandika amanota, barimu kubera ko navuze ko habaye amahugurwa mbere bafungura amakonte, uyu munsi bakaba bongeye guhugurwa, ariko bamwe batangiye kwandikamo amanota yateje, ndetse bitegura no kuzandika amanota y'ibizamini, kuko ibizamini byatangiye uyu munsi. Mu by'ukuri kwandika amanota byaratangiye. Nge ndashima
nshima kubera ko batwumvise kandi babonye ibibazo duhura nabyo, abarimu bahura nabyo, bagafata ingamba zo kubikemura kandi bakaba baduha icyizere. Muri verisiyo ya kabiri bikaba binagaragara yuko ibyo bibazo babigendeyeho bakereye iyo verisiyo ya kabiri. Murakoze. Murakoze, nitwa Uwimbabazi Beneconsira, ndi umukozi wa IPA ukorera mu karere ka Musanze. Uyu munsi rero ku kigo cy'amashuri cya GS Musanze ya mbere twari turi gufasha abarimu ku bijyanye na max recording muri systeme ya Kamisi. Mbese uburyo abarimu bazajya binjiza amanota muri systeme ya Kamisi. Mu by'ukuri dukurikije ukuntu twabibonye, abarimu babikoze neza, babimenye, kuko twahavuye buri wese afite atahanye icyizere cy'uko ibyo bintu azabikora neza. Ikindi ni uko twafashaga abahead teacher n'abadosi uburyo bazajya basayininga amakarasi ku ba teachers kugira ngo report card zizasohoke zimeze neza. Murakoze.